mwiriwe neza, izera ko mumeze neza, nanjye aho ndahameze neza. Hanyishika akaririmbo kacu izo enze yiriye y'abashu inkazi wacu ziratashye abimuyo. Mwiriwe neza Nicole, meze neza. Eugene bari ijoro uraho, nanjye aho ndi meze neza, umunsi wagenze neza. Icyuya mu gahanga umunsi urashize. Ntangije rero iyi gahunda nkuko nari nayibabwiye yuko tuza guhura tugaca umugani, tukaza kugira n'imigani migufi yo kuzuza. Hano rero haracyari ku manywa, ni saa 12 n'igice, ariko izuba riba haba hasa nk'akiri ku manywa. Ikirere cy'iwacu, thank you Christian, urakoze. Ati looking good, urakoze. Genda ufata agapira ukinge mu gatuza. Ubu rero ndi ahantu urabona ko nahinduye dekoro, ariko ntabwo bimbuza guca umugani. Aho nagiye nitwaje agapfukamunwa, urabibona. Ngomba kugenda twikwije. Kambereke gato y'ahantu ndi. Kambereke gato aho ndi. Damiya mwiriwe neza, namukamunana namusuhuje. Ahangaha izuba riracya Kambereke aho ndi hano, ndi kuri alimentation yitwa Carrefour. Murabona ikirere cya hano haracyari ku manywa, hano mu mujyi, hano Abidjan, ariko ntago bimbuza guca umugani nkuko mba nabahaye gahunda. Burya kubahiriza gahunda ni ngombwa. Mwiriwe neza Theo, mwiriwe neza Manuel, mwiriwe neza Innocent. Bumvuye hari hano ahangaha hose ni aha ni ndahantu murabona. Utangiye kwira gatoya, ubwo rero navuze ngo reka nubahirize gahunda nyine nze ni gahunda yacu yo guca umugani. Umugani muremure n'imigani migufi. Ahangaha ndi Abidjan muri Côte d'Ivoire. Bunye nagiye kubazanira indimu. Naguze indimu, ariko naguze n'ibindi bintu bisanzwe ngiye byo gukoresha mu rugo. Ariko kubera ko isaha yarigeze bwa ni ngombwa, aho imfura zisezeraniye niho zihurira. Twavuganye saa 12 n'igice, ndavuga ngo reka nze bacire umugani. Rero nge aho ngomba kuwuca umugani w'inkoko n'igisiga. Nasubizemo agapfukamunwa. Oui monsieur. Abana nyirayo aje mu modoka. Anko nayo mbabwira ngiye kwinjira mu modoka kugira ngo dukomeze dukore gahunda yacu. Yamuze dusome igitabo, muze duce umugani. Biriwe neza Musoni, ubwo nagira ngo mbereke nk'inshuti zanjye aho narindi. Reka rero ubwo nze mbacira umugani w'igisiga n'inkoko. Uko nagiye kugura, ariko naguze n'indimu zo kugira ngo nze guhemba umuntu uza kuba uwa mbere uza kuzuza ya migani yacu yose. Umugani rero ngiye guca uyu munsi ni umugani w'igisiga n'inkoko. Hama tukaza dufite n'imigani miremire nk'uko bisanzwe. Harabaye ntihakabe, habaye inka n'ingoma, hapfuye impyisi mahuma, hasigaye inka n'abana.
reka mbacire umugani w'umurandaranda nimurinda mukawurandura muzaramba nkawo. Kera habayeho mu gihugu ahantu, hanyuma inzara iratera. Inzara imaze gutera, inkoko ijya gushaka amasaka. Nuko igiye gushaka amasaka yuko nyine kugira ngo ibone uko irya, kugira ngo iticwa n'inzara. Nuko noneho iyo nkoko ijyana n'imishwi yayo. Igeze mu nzira, ubwo nyine yiga ubwenge, ariko ntabwo bwari ubwenge bwiza. Yibaza nyine ukuntu ifite impungenge yo kuvuga ko nisubira aho iba ko bazayisaba amasaka yayo n'ibiki. Nuko ariko agenda yahura n'izindi nyamaswa, bakazibaza ati nkoko igiye hehe? Ati ngiye hirya. Ese ugiye hehe? Ati ngiye hirya. Nuko iragenda igeze igera aho yagombaga kujya nyine ibwami. Nuko bayiha amasaka. Bamaze kuyiha amasaka irishima kuko yagombaga nyine kujyana mu rugo ikajya guha abana bayo. Nuko barayiha, barayipfunyikira, iragenda ijya kugaburira abana bayo, barishima cyane, bararya. Ariko noneho igisiga kiza kuza kuyibaza. Kirayibaza kiti se wa nkoko we, ko wagiye ibwami, bwo mu nzira nyine igaruka iva gufata amasaka iwayo, ko wagiye ibwami bakaguha amasaka, wa nkoko we wabigenje ute? Nuko inkoko ibwira igisiga iti yewe ukuntu nabigenje, naragiye, ubwo ariko ubwo yari igarutse ifite amasaka ku mugongo nyine ihetse amasaka menshi. Iti ngewe naragiye ngezeyo, hanyuma kugira ngo bampe amasaka buriya ntago bagombaga kumpa amasaka gutya. Ati hanyuma inkoko iravuga ngo nuko ngo bayica akaguru. Kugira ngo ubone ayo masaka bagombye guca akaguru, maze inkoko iravuga ngo iyi ngo banciye akaguru. Ubwo igisiga kiravuga ati nta kundi, kubera ko nshonje nta kundi bingomba kubigenza. Igisiga kiragenda, ariko kigezeyo, kubera ko inkoko yari yahinnye akaguru kugira ngo ibone ko itaha nyine itabwira igisiga uko byagenze. Igisiga kigenda nayo cyahinnye akaguru, kigenda cyahinnye akaguru. Igisiga kigerayo rwose cyo ntikirirwa kinabaza kuko cyari nkaho cyari cyamenye ibanga uko bimeze. Gihita gitanga cyerekana akaguru kacyo. Kiti rwose ngaho nimunca akaguru maze mumpa amasaka. Ubwo rero n'abagaragu naho ntibamenya, ntibashishoza, bahita baca akaguru k'igisiga, ubwo bayiha amasaka. Ubwo igisiga kiragiye kigeze mu nzira, kibona izindi nyamaswa zari zagiye gushaka amasaka ibwami n'ibindi byangombwa, kibona bigaruye ari bameze nta kintu na kimwe bigeze basaba. Nuko igisiga kirabaza se mwebwe ko nagiye ngatanga akaguru kanjye bakagaca, mwe nkaba mbonye mwagiye muribaza ntihagire icyo babaka, byagenze bite? Ati rwose twagiye ibwami, hanyuma rero dusaba amasaka barayaduha, nta kindi kintu batubajije. Igisiga kiza kwibuka ko ari inkoko yagishutse. Inkoko yagishutse ngo nikigerayo ngo gihite gitanga akaguru ngo bahite bagaca. Igisiga kirababara, agahinda karakica, yavuga ati se koko ibi bintu koko inkoko yankoreye koko nibiki? Iragenda, igisiga kigenda kirakagishaka inkoko irirukanka, irihisha. Nuko kuva uwo munsi haba inzigo iga n'inkoko ko igisiga bagiciye akaguru kandi inkoko ariyo yagishutse. Hahera umugani. Buriya niyo mpamvu mubona buri gihe igisiga sakabaka iyo bibonye imishwi y'inkoko bita birukanka nyine gashaka kugira ngo yifate, naho ngaho ibintu byose byaturutse. Nguko uko umugani usozwa, singe wahera hahera umugani. Ngaho
mwakoze kubana nanjye. Ubwo ndasuhuza Philippe Mutijima. Philippe warakoze rwose. Philippe aravuga ati nanjye gahunda ngomba kujya ngikurikirana igihe cyose. Jean Bosco Siborurema mwiriwe neza. Delphine Karenzi Hatungimana Eric Honorable Venenda mwiriwe Emmanuel ba Maurice Muhanga Jeanne mwese abo muri Canada bo mu Bubiligi bo mu Faransa ba Damiani bo muri Canada ba Rukundo mwese ndabasuhuje ba Christian mwese rwose ndabasuhuje. Ngubu umugani n'abateganyije wiya mujye mubona ibintu biba hano ku isi mujye mumenya rimwe na rimwe n'inkomoko yabyo. Bwa niyo mpamvu mubona niyo mpamvu mu ujya kubona mukabona ibintu bimwe ukabona inkoko igisiga n'inkoko birashwana igahiga imishwi yayo. Ni ukubera iki? Ni bwa bugome inkoko yagiriye igisiga cyangwa se akabaka ikayibeshya ngo bayiciye akaguru ngo kugira ngo ashobore kuba bayiha amasaka, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze. Ibwami bari batanze ko bagomba guha inyamaswa zose kuko ibintu nyine byahabwaga ku buntu ngayo nguko. Indangagaciro dukuramo ni iyihe? Indangagaciro yo gusangira. Hariho abantu indangagaciro yaba ari bike yaba ari byinshi ufite ukabifata ukabisangira n'abandi, burya ntacyo biba bitwaye. Indangagaciro dukuramo niyo kutabeshya. Buriya hariho abantu bicara bakabaho babeshya gusa, babeshyera abandi kandi nta mpamvu bakagombye kubabeshya. Aho kugira ngo ufashe umuntu umuha amakuru nyayo kugira ngo nawe icyo wabonye ashobore kuba yakigeraho, ukabona umuntu arabeshya mugenzi we kandi bitari ngombwa. Yego Rugema rwose ndagusohoje cyane kandi nagira ngo ko mbakumbuye. Natanze gahunda nagiye nerekanya aho narindi rugereka nkwereke n'abandi ba Delphine mbere cyaho ndi hano Abidjan. Ndi hano Abidjan ndi ekasohoke aho enzoke mu modoka maze murebe basurishe gatoya rega maye nk'inshuti zanyu nagiye kubagurira indimu. Dore ngaho ngo ndi kuri supermarché yitwa Carrefour. Nuko ndavuga niko nabahaye gahunda yo guca umugani no gusoma igitabo no kuzuza. Reka mbabwire naho ndi ngaha, ariko gusohoka nyine no gusohoka ufite agapfuka urwinjiramo hari ahantu public no kwinjiramo nyine ufite agapfuka munwa. Ahangaha nyuma yanjye mubona na nyirangwa bija mujya muyibona ku isire cyangwa namwe mwana nahasuye ngaho aho hari place hano ni muri alimentation yitwa Carrefour. Ngira ngo abazi ibimenyetso bya Carrefour ngikiri ikimenyetso ya Carrefour aho ngaho hejuru y'umutwe wanjye aho hano aho ngaho ninjire ungiye gukomeza mbaci umugani maze kuwuca. Hanyuma rero kigiye kwinjira muri gahunda yo kuzuza imigani. Ndabona imodoka iruhande rwazi abantu bavuye guhaha araho nyine hameze neza. Nabo deconfinement yagiye babaho, deconfinement iri progressif dukomeye twirinda. Dore nge naberetse agapfukamunwa kanjye dore ngaka ndakagendana. Agapfukamunwa kanjye ngaka mukangitangira nakaberetse mba ngafite kugira ngo twirinde twese coronavirus dukaraba metero imwe ya distance, gukororera mu nkokora, za ngamba zose dufite kugira ngo agapfukamunwa ngaka agapfukamunwa kayi nuko narindi mu modoka agapfukamunwa ngaka agapfukamunwa kanyuma nuko nari nsohotse ariko mba ngafite ngukagendana ku muryango nyira abantu bashobore kwirinda. Taxi voiture za Abidjan ngizo akenshi ibara ryazo ni orange ngira ngo mujya muzibona. Reka rero nsubiremo hanyuma rero tujye kuzuza ya migani yacu migufiya. Subire mu modoka. Ndi kumwe n'inshuti yanjye ariko ntago yumva ururimi rwacu. Ubwo turakomezanya. Ngaho rero ducane tuvuge kuri bya bindi byacu twavuze by'imigani yacu migufi. Dutangire. No. Ndi kumwe n'inshuti yanjye.
Non, c'est pas que j'ai. Naguze indimu kugira ngo baza gusubiza muze. Oui, je l'ai ici. Baza gusubiza. Ngaho. Utazi ubwenge agira ati hanyuma mujye mutanga n'igisubizo cyabyo. Jean Pierre Sagahutu biriwe neza ndizera ko umeze neza yuko mwese ko mukomeye. Sagahutu kubera wowe special reka nkwereke ahantu ndi. Nkwereke ahantu ndi Sagahutu. Nagiye kugura ndabasuhuza cyane nagiye kugura indimu ndigurira baza kuba abambere mu guca imigani. Abaza kuba abambere mu guca imigani no kuzuza nyine imigani migufi. Ngaho bose hose special ku muntu wacu uri fidele hano Abidjan byose. Hanyuma namweretse nagapfuka n'agapfukamunwa kanye ngaka. Ngaho mwuzuza utazi ubwenge agira ati utazi ubwenge agira ate nagira ngo nshyiraho na secretariat Delphine agenda twandikira uza kuba uwa mbere. Utazi ubwenge agira ate Jeanne Nati utazi ubwenge ashima ubwo twagiye. Nanze kwica gahunda ndavuga ngo ngomba kuyikora utazi ubwenge ashima. Yego Delphine wandike uza kugira ubwo Jeanne Mukamunana Delphine wowe ubwo nguhise ngushyira muri equipe y'ababikora. Utazi ubwenge ashima ubwe bishaka kuvuga iki? Kandi mutanga igisubizo utazi ubwenge ashima ubwe. Hari igihe umuntu abana n'umuntu w'indyarya. Jean Pierre ati utazi ubwenge ashima ubwe. Nibyo ubwo twagiye n'abantu nyine n'umuntu ntwaye ubwo murabyumva. Utazi ubwenge ashima ubwe bishaka kuvuga iki? Ngo turafatanya gusura uyu mujyi wa hano wa Côte d'Ivoire. Utazi ubwenge ashima ubwe ubwo ni babiri batatu. Delphine yandika ubwo ni Rugema Jean Pierre na Ramazani ubwo nibo babonye amanota ya mbere. Kankomeze. Utazi ubwenge ashima ubwe. Iki cya kabiri umugani wundi wa kabiri. Kuvugisha ukuri ntikwica iki? Muzuze ubwenge bwari ikintu nuko bwamenye na bose nibyo rwose. Jean Pierre we yanabisubizanya inuza undi mugani. Ubwenge bwari bwiza nuko bwamenywe nande. Ubwenge bwari bwiza ... Ubwenge bwari bwiza ... Ubwenge nyuma yanjye muzagenda dusurana n'uyu mujyi wahanga ukomeze. Ubwenge bwari bwiza cyangwa kuvugisha ukuri ni kugira gute? Kuvugisha ukuri ntikwica umutumirano. Urakoze cyane kuzuza Jean. Kuvugisha ukuri ntikwica umutumirano. Imwibagirwa agapfukamunwa agafite nange mba nakagendanye. Mba nakagendanye rwose. Ego kuvugisha ukuri ntibyica. Kuvugisha ukuri ntibyica. Ramazani ati umutumirano nibyica umutumirano. Ubwenge bwari bwiza nuko bwamenywe na bose nibyo. Kuvugisha ukuri ntikwica umutumirano. Kuvugisha ukuri ntikwica. Jean Pierre Sagahutu. Kuvugisha ukuri ntikwica umutumirano. Bishaka kuvuga iki? Delphine yandika Jean Pierre ni wabonye inota ryabo. Wavugisha ukuri ntibiguteranye n'inshuti. Nibyo rwose urakoze cyane Damia. Bose wavugisha ukuri ntibiguteranye n'inshuti. Nibyo rwose niko bimeze.
Jeanne nyina wa se wiriwe neza. Jeanne dore ndi muri ari nge ngo ndi muri Kigali, ndi hano muri Côte d'Ivoire, ndabidjan narekse abantu aho turi. Ubwo video niza kurangira uze kureba niho dore twambaye mask nyine kugira ngo twirinde no mu modoka tugomba nubwo waba uri kumwe n'umuntu ariko ugomba no kwirinda. Ubwo Jeanne muri Canada nawe ubwo ndagusuhuje. Damien ati Joseline Mageza wiriwe neza, karibu nawe kuza. Delphine niwe nasabye gukora secretary, ubwo aragenda yuzuza inota rimwe kuri inota. Amanota wayabonye, uvuze ko nyir'urugo siwe uba umwishi, nibyo rwose. Kuvugisha ukuri ni kwica umutumirano, nibyo rwose. Joseline ati hi sister. Joseline haga Jasuri banza ari wabaye wa mbere n'ubushize. Undi mugani wa gatatu. Iriwe neza honorable nyina wa se. Umugani wundi wa gatatu, wiringira ijosi ikagenda bite? Hanyuma bivuga iki? Wiringira ijosi bikagenda bite? Wiringira ijosi bikagenda bite? Wiringira ijosi bikakugendekera bite? Andike umugani wose. Wiringira ijosi bikagenda bite? Ntago murimo kunyumva. Wiringira ijosi rikakubyarira umwingo. Damien abonye 0.75 kubera ko Jeanne we yabyanditse byose. Nyina wa se kwirinda ni ngombwa, kuvugisha ukuri hose muri byose nibwo Jeanne nibyo rwose. Kuvugisha ukuri ni kuko yego rikakubyarira ukuntu bimera. Rero umugani wandika wose kubera ko biba biri muri commentaire. Ugize uza kuza gusoma comment agomba kumenya umugani wa cyane kubijyanye n'urubyiruko n'abajene, cyane kubijyanye n'abajene kugira ngo bazashobore kumva imigani yose, umugani wose kuvuga. Joseline ati rikakubyarira umwingo, nibyo wiringira umuntu akaguhemukira. Wiringira ijosi ikakubyarira umwingo. Jeanne nibyo nawe rwose inota kabisa. Jeanne nyina wa se, honorable Jeanne nyina wa se, nawe inota rimwe uraribonye. Rugema rimwe. Jeanne Mukamunana rimwe, nawe ni rimwe. Jean Paul wiriwe neza, nawe ubwo turagusuhuje. Reka nza n'undi mugani mwuzuze. Uwiba mushyiraho interuro. Damien wamutanze. Nduwimana Sylvia. Ntago rwose murasetse. Wiriwe neza Nduwimana Sylvia, umeze neza. Reka shyireho undi mugani. Ubonwa n'uhagaze nugira gutya. Wera naho Imana. Nduwimana Sylvie wiriwe neza. Ibyanjye bitinda. Ngo ibyo bitinda mu nzira ibya Damida ibyawe ko bitinda koko. Wiba hetse ababwiriza uwo mu mugongo. Bishaka kuvuga iki? Wiba hetse ababwiriza uwo mu mugongo bishaka kuvuga iki? Wiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo bishaka kuvuga iki umugani? Wiba ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Nagira ngo mbereke ko nambaye agapfukamunwa
wibahetse wabwiriza uwo mu mugongo. Nibyo rwose. Rugema 1 Jean Pierre 2 Jeanne Mukamunana nyina wa se nawe Mukamunana 1 ukuvuga ko nta wiringira uhari, nta kwiringira uhari kuko ijosi riri kuri nyiraryo. Ubwo rero ntabwo wakwingirwa, ntawo kwiringirwa. Wiringira ijosi ikakubyarira umwengo. Bivuga ibijyanye n'ikiza cyane, ariko ibyo ngibyo ndumva Damien yari abishubije. Damien yari abishubije cyane. Jean ndayambaje wiriwe neza urakomeye. Damien ati ububa abonwa n'uhagaze ukora amakosa umwana akureba ejo akakwigana. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kuba intanga rugero mu byo bakora byose. Nutanga urugero nirwo bazagukurikiza. Nibyo nukuri. Reka tujye ku wundi mugani. Ubwo hagati ariko ndimo kugenda mbasurisha Abidjan, ubu ndi ahantu hitwa Cocody niba mujya muhumva. Ubwo niho ndi, hanyuma kubera ikoranabuhanga riradufasha. Jean no ndabona uje kare. Siri Jean. Ufite ba Jean batatu, Jean nyina wa se, Jean Mukamunana na Siri Jean. Siri Jean ariko ndabona usiga urakererwa. Ngo nambaye agapfukamunwa niko nari nambaye shaka kubereka aho nari muri supermarché. Hanyuma rero ubwo komeza kuza nyine kubacira umugani w'inkoko n'igisiga nawe urangije. Hanyuma ubundi mu migani migufi yo kuzuza. Kwizere Ibrahim ati turagukunda cyane, abantu bose barankopera utarabisoma. Jean ati muraho neza Jean. Ubwo mberekera ko tugomba guhora twambaye agapfukamunwa tugakaraba ako inkorora, hanyuma rero metre 1 ya distance tukirinda coronavirus nk'uko tubibwirwa n'inzego zose mu buzima bwose. Hano ndabija murabona inyuma yanjye imodoka turi muri mbuteyaje, ariko nayo ngira ngo irafasha gutuma tugerayo vuba. Hanyuma dukomeze twiganirire. Ubwo nabasurishije kuri supermarché. Ubwo rero reka nkomeze, ariko reka ngire nkura agapfukamunwa kubera ko ntago ndi ahantu hari public. Hanyuma rero ubwo dukomezanye. Jean uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo bishatse kuvuga ko ubunyangamugayo ugomba kuranga umuntu hose muri byose. Ntihagira uko Jean ubwo koko niko biri. Jean ntabwo ari nibyo ababwiriza wo mu mugongo, nibyo bunyangamugayo bugomba kuturanga aho biri. Nge ndumva aho ngaho naguha 8%, ariko hari ikindi kintu, hari ikindi ngira ngo uretse Damien yarimo gukopera. Hari ikintu Damien yavuze ngo ububa abonwa n'uhagaze, ngo ukora amakosa umwana akureba ejo akakwigana. Nge ndumva aricyo gisubizo nyacyo. Jean ndumva aricyo gisubizo nyacyo. Jean ndavuga Jean nyina wase honorable, ndumva icyo gisubizo nyako, kubera ko iyo ukoze amakosa umwana akureba ngira ngo nawe ejo agira atya akakwigana, kandi ntabwo bari byo. Uwibahetse ababwiriza wo mu mugongo n'indi ni wa mwana nyine uba uhetse, kandi ugomba guha urugero. Jean ndayambaje ati nibyo kwe tugomba kwirinda. Hanyuma kanza n'undi mugani Usengimana Syria ke wiriwe nababwiye ngo utazi umwanzi agira ati utazi umwanzi hari ikintu ashima. Barabana bari kwezi bari ukuntu bambwiye ngo ninkore mu gifaransa ngo kuri abavandimwe bacu bahangaha. Ubwo nabo barankurikira, barambwiye ngo hari igihe bajye bankurikira 100%, bajye bankurikira ngo kandi batumva ibyo mvuga. Mon frère so pardon. Pardon, je vais faire votre programme en français lundi et mercredi. Pardon. Quand je vais arriver au Rwanda, s'il te plaît. Quand je vais arriver au Rwanda, je vais commencer à faire les émissions en français
lundi et mercredi. Comme ça, vous allez me suivre. Mais c'est pas grave, comme tu me suis aussi. C'est pas grave, c'est bien. Même si je suis en Côte d'Ivoire. Bon, un jour, je ferai ça en français. Il faut que tu sois avec moi. Il faudra venir où je suis et puis on va faire ça en français lundi et mercredi. Tu vois, non? On va faire ça comme ça. Avec ngo bankurikira kandi batumva ibyo mvuga ngo ururimi rwacu bararukunda narwo ni byiza. Jeanne ati utazi umwanzi amushyira mu nzu. Oya navuze ngo utazi umwanzi ashima iki? Utazi umwanzi asiga umubiri. Niko saga utavuze. Akongera akavuga mu manota yose ngo arayafite ngo ubushize harayo ntamuhaye. Noneho uzigiye nazanye indimu. Nafite muragiye muri supermarché nzana indimu ipakiye indimu za kuba wa mbere. Utazi umwanzi asiga umubiri. Navuze ngo utazi umwanzi ashima. Uretse ko uyu mugani wa Jeanne avuze nawo Mukamunana nawo niwo nawo utazi umwanzi asiga umubiri. Musengimana Siriake Jean Claude Karasira wiriwe neza je kubana natwe. Utazi umwanzi asiga umubiri ntukiyemere wambaye umubiri. Yego nibyo rwose. Utazi murabona ndimo kugenda mu mutuku no kubera imodoka ziri imbere yanjye zirimo gutera amatara yayandi y'inyuma. Utazi umwanzi ashima iki? Utazi umwanzi ashima ntabwo ari ugusiga ashima. Utazi umwanzi ashima iki? Nibyo ni imigani ibingi mwavuze nabyo nibyo, ariko ndashaka kuvubaza utazi umwanzi ashima iki? Ndabona cyananiranye imukime nacyo kimeze nk'igisakuzo. Utazi umwanzi ashima iki? Cyabanani. Utazi umwanzi ashima iki? Iki gihugu uyu mujyi wa hano rero ni munini cyane. Ubu ngubu aho turi muri twagenda ahantu hitwa Kokoti. Utazi umwanzi ashima inda. Rero ntabwo ndiba uretse ko mwambwiye imigani wundi mushyashya abandi nukuyimenya nyine, ariko utazi umwanzi ashima umubiri. Ashima utazi umwanzi ariko ndabira nibabwire. Utazi umwanzi ashima inda. Ntugashimire inda. Burinde uhora uyiha ariko ntigihaga. Utazi umwanzi ashima inda. Gahora uyiha ariko ntigihaga na rimwe. Karenzo ubwo rero cyabananiye. Nibyo utazi umwanzi ashima inda. Inda duhora Tere wiriwe neza, karibu mu migani migufi. Aha. Jean Pierre yagikoze. Jean Pierre ntabwo wagikoze rwose. Jean Pierre ntabwo wagikoze. Utazi umwanzi asiga umubiri. Wavuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri, niye navuze ngo utazi umwanzi ashima iki? Utazi umwanzi ashima inda. No gushima navugaga. Bashimira mwiriro wafi ngo sindi ngo Marite ntari kunyumva nagira ngo nshyiraho agapfukamunwa. Utazi umwanzi ashima inda. Utazi umwanzi ashima inda. Utazi umwanzi ashima inda. Uwigize agatebo mushyireho none interuro hagati. Uwigize agatebo oya ashima inda. Murebe neza ntabwo yigeze avuga yuko ashima inda. Ntabwo yanditse ko ashima inda. Musome ndebe reka subira inyuma ndebe. Utazi Jean Pierre utazi umwanzi. Nibyo. Sagaho nibyo rwose muzee wacu respect. Ndakubashye nibyo pe.
utazi umwanzi ashima inda nibyo mbabarire inota ryawe narindi twaye ubwo turimo kugendana hano muri iki gihugu aho ndi utazi umwanzi ashima utazi wigize agatebo ayo rivuja félicitations ndakwemeye Jane ariko nyine kuva watangira urumva nyine ko ubonye inota rimwe kugeza ubu ngubu usagaho turi ufite amanota menshi wigize agatebo ayo rivu Mukamunana wigize agatebo ayo rivu nibyo rwose Roseline atuyigize agatebo ayo rivu gusa iyo wisuzuguje baragusuzugura nyine Jane Mukamunana ubwo niwe utwaye inota kubera ko ahita atanga n'igisubizo wigize agatebo ayora ivu wigize agatebo Musenyimana Siriake bravo umujene rwose wigize agatebo ayo rivu bivuga yuko iyo wisuzuguje nyine baragusuzugura ati nabivuze mbe nkubona nari ngusimbutse uko ari byo Champion ariko no Mukamunani ntabwo ari wabivuze mbere katureba murebe muri text wigize agatebo ayo rivu wigize agatebo ayo rivu ni Mukamunana wabivuze namwe ni murebe rwose wigize agatebo ayo rivu Mukamunana niwe wabivuze mbere iyo wisuzuguje baragusuzugura nyine niko Mukamunana avuze urabibona yuko atahise atanga n'igisubizo ubwo rero inota ni irya Mukamunana ndabona muhatana wowe na Mukamunana musaza na mushiki rwose ndabona muhatana birakomeye birashyushye reka nza n'undi mugani uwarose udupwa ariko kuki mutacyohereza imitima yewe urakoze wowe wohereje igikumwe mbona mutacyohereza imitima ndabona mutacyohereza imitima rwose hano nyine shyiraho agapfukamunwa ntabwo ndi ahantu hari publique ntabwo ndi ahantu hari rusange murabibona ko ndi mu modoka nuko Tereza yari yavuze ngo ntabwo yumva imara ngakuraho warose bucya utudomo bucya warose utudomo twinshi bucya mu gihe murimo kwandika reka nisurishiriza abantu hano mu gihe murimo kwandika abo byananiye reka mberekewe basura hano bucya warose bucya mushyiraho utudomo n'iki warose bucya bigenda bite warose utudomo twinshi bucya kanongere mbasurishe hano kanongere mbasurishe nk'inshuti zanjye rwose mbasurishe uyu mujyi mwiza abantu bari ku murongo metero imwe ndabona nabo barafashe umuco wacu wa metero imwe ngaho nimumbwire wigize agatebo ayo rivu nk'uko nabivuze mbere none wari usimbutse nibwo Delphine ngo namuha abiri ese Delphine ko ntawe ndimo kumubona ariko Jane ndayambaje Tiemoko Blaise Coulibaly bonsoir Blaise niwe wambwiye ngo ikiganiro gitangira ngo gikurikire kandi ni wa hano ariko ntacyo ajya yumvamo ariko arambwira ati ngewe mba mpari gusa mba nkurikiye Blaise Coulibaly ça va j'espère que tout va bien wiyubashye baramwubaha ninjye koko Jeanne se aravuga ngo niwe wa mbere kandi Jeanne wo tuvuga si uri muri Amerika afite inota rimwe gusa Jeanne ufite inota rimwe gusa kamwe ngo niwe wa mbere
ngo reka da ngo nabivuze mbere inkurikirane ni muri inkurikirane pe wowe na Jean Pierre. Tu as pu venir à Abidjan? Oui, je suis là en plein. Warose nabi burinda yego pepe Jean Pierre rwose warose nabi burinda bucyaya murako bigenda bikomera ngo heze kugenzurwa uburyo zamesha heze kugenzurwa uburyo za message ziza uraza kubona akarengane kanka mwaka wagira kusutsa ngo heze ngo hase kugenzurwa uburyo za message ziza uraza kubona akarengane kankaka nagure nema munifashishije Delphine kugira ngo amfashe ariko Delphine ndabona ntarimo kumubona mugize ibyago biramukurikirana ngurarose nabi burinda bucye rwose Delphine ariko Delphine ko ntarimo kumubona mwabantu mumfashe Beatrice wiriwe neza ndabona waje nawe warose nabi burinda bucya warose nabi burinda bucya warose nabi burinda bucya Josine ati yashubije kare Jean Pierre Jeanne barakubera ariko ntacyo Damien ati nabibonye Beatrice wambaje nari nagusuhuje ngo ntabwo zihagerera rimwe nibyo rwose nibyo ntabwo zihagerera rimwe muka nyamara nibyo ninjye wabaye wa mbere ariko mana yako Jeanne si kuko ngo niwe wabaye wa mbere ko reka nkwiyerekere hano aho ngeze Abidjan mwongere mbisurishirize hano ahangaha naho ndabona hari agasozi ubundi hano ni pla ariko murebe ahangaha ngeze niko Delphine ngo ntacyo ari gukora pe Delphine ashobora kuba yanakwibye kuko nanjye ntabwo ndimo kumubona linye kandi Delphine ari Kabeza i Kigali mwarimu arankunda Jeanne kugeza ubu ngubu rwose bimeze neza pe ibintu bimeze neza ariko ushobora kubirifya nibyo pe nshobora kuba na verify reka ndebe hasigaye iminota mikeya tukasezeranaho hasigaye iminota mike tugasezerana wanze kumva nyanze kubona uyu nguyu mwawubonye utazi ubwenge agira ati uyu mugani dukunda kuwuvuga utazi ubwenge agira ati utazi ubwenge agira ati Beatrice kutarimo gusubiza kandi nkubona linye ipari mu Bufaransa imigani migufi ya di hafa utazi ubwenge bravo Jeanne amanota 2 kuri Jeanne muri Amerika rwose amanota menshi cyane kuri Saga amaze kubona amanota 5 Jeanne ataracyari uwa mbere rwose Jean ushobora kuri nk'uwa gatandatu ntacyo haravuga Jeanne umwe tukabyungukiramo ni Jeanne mufite mumaze kuba ba Jeanne bane Jeanne Ndayambaje hakaba Jeanne Mukamunana hakaba Jeanne nyina wase hakaba na Jeanne Siri utazi ubwenge ashima ubwe nibyo rwose pe utazi ubwenge ndakigaruye kubera ko cyari cyananiye ntabwo cyari cyagize ntabwo cyari cyasubijwe neza hanyuma utabusya hagati aho ngaho ubumera mwuzuze hagati utabusya ubumera Saga utakati icyazi cyo nuko ari uza ko ari we wa mbere utabusya ubumera hagati mwuzuza bivuga iki
utabusya. Kanongere mbiyerekere hano muri uyu mujyi, ndabona ngeze muri ambuteyage nanone imodoka zihagaze. Ndabona hano iburyo, ndabona n'ibumoso. Utabusya Jean Pierre aragisubije. Utabusya abwita ubumera. Jean we, Jean mbega imigani uzi. Utabusya abwita ubumera. Jean Mukamunana ko arakarutse rero. Jean Mukamunana ati utabusya abwita ubumera. Utabusya abwita ubumera. Utabusya abwita ubumera. Nibyo rwose icyo mwavuze nicyo. Utabusya Ana Jeanne Ndayambaje. Utabusya abwita ubumera. Utabusya abwita ubumera. Utabusya abwita ubumera. Ngiyo rero imigani twari twateganyije uyu munsi. Nawe twagomba gufatanya witwa Delphine, ndabona yaje arangije arakwepa arigendera. Ubwo ariko icyagaragaye utabusya bwita ubumera. Mageza nawe muri ya migani yari yoroshye. Ruhanga Julie wiriwe neza, we uje dushoje. Icyagaragaye nuko hari abantu bakomeye cyane bahatana nkuko komeze murebe aho ngaho. Nkuko nari nababwiye, hari ibintu twagiye gushaka, tubashakira imbuto, tubashakira indimu. Ubwo rero reka ndimo kureba aha ngaha. Nimube mureba uyu mujyi wa hano turi. Nari nababwiye ko nabaguriye imbuto uyu munsi. Turakomeza kwirinda corona, kwirinda iyi ndwara, iki cyorezo, dukora ibyangombwa. Dore za ndimu naba naguze. Ubwo izi ndimu iza mbere uratwarwa na nkuko mwabibonye. Uwa mbere ni Bwana Sagaho. Nkaba nasaba ko mwamwohereza imitima myinshi. Sagaho, amanota yawe rwose urongera urayatwaye pe. Amanota yawe urongera urayatwaye, ukaba amanota yawe urongeye urayatwaye, ukaba ubonye izi ndimu rwose. Akaba ari wowe ubaye wa kabiri, akaba ari Madame Jeanne. Ubwo tukaba tumuha Iteka akomeye.